ndabashimiye kuri uyu mwanya w'ikiganiro mu mpaye. Ndatangira mbashimira iki gikorwa cy'indashyikirwa mwateguye kibahuza buri mwaka kugira ngo twungurane ibitekerezo, twigire ku mateka, bityo bibafashe mwebwe abato kubaka u Rwanda no kururinda mufatanyije, nk'uko abanyarwanda babivuga ngo ababiri bajya inama baruta umunani urasana. Kumva neza impamvu nyampamvu ya Jenoside yakorewe Abatutsi bisaba byanze bikunze kwinjira mu mateka ya kera kugira ngo bidufashe gusobanukirwa uburyo u Rwanda ari cyo gihugu cya Afurika cyonyine cyakorewemo Jenoside yashoje ikinyejana cya 20. Jenoside yonyine yemejwe n'umuryango w'abibumbye n'inzego zose z'amahanga zibishinzwe kuva hajyaho amasezerano mpuzamahanga yo gukumira icyaha cya Jenoside yashyizweho n'ibihugu muri 48. Jenoside ni icyaha mpuzamahanga kirangwa n'umugambi ukurikiwe n'ibikorwa byo kwica itsinda ryose cyangwa igice cyaryo hashingiwe ku bwoko, ibara ry'uruhu, ubwenegihugu cyangwa idini. Hashingiwe rero kuri iki gisobanuro, Jenoside yemezwa n'umuryango w'abibumbye cyangwa inkiko mpuzamahanga wabihereye ububasha. Jenoside ntiyemezwa n'uwo ari we wese. Ni nawo mwihariko w'icyo cyaha, na Jenoside yakorewe Abatutsi yanyuze muri izi nzira kugira ngo yemezwe, ndetse umuryango w'abibumbye ugeraho ufata icyemezo tariki 16 Mata 2014 ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ari ihame mpuzamahanga ritagomba kugibwaho impaka. Umuryango w'abibumbye wabikoze ushimangira icyemezo cyari cyarafashwe n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Icyo cyemezo rwagifashe tariki 16 Ukuboza 2006 ko Jenoside yakorewe Abatutsi ari ihame mpuzamahanga ritagibwaho impaka. Abahanga bagaragaza ko inkomoko ya Jenoside ituruka muri politike yo gutanya abantu bafite ibibahuza, bamwe bakagirwa babi bagenewe kwicwa kubera ubwo bubi bitirirwa, abandi bakumvishwa ko barenganywa, ko bityo bakwiye kwica itsinda ryitirirwa kubarenganya no kubambura ibyiza byabo. Niko ingengabitekerezo y'urwango itegura Jenoside ikorwa. Ni nako byagenze kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nibyo ngiye gusobanura mu ncamake kugira ngo abato n'urubyiruko rujye rusobanukirwa aho twavuye, bityo muharanire ko bitazongera mubizi. Ibyago by'u Rwanda byatangiye mu mwaka w'1884 ubwo mu gihugu cy'Ubudage ahitwa Berlin hateraniye inama hagati y'itariki 15 Ugushyingo 1884 kugeza kuri 26 Gashyantare 1885. Ibihugu by'abazungu bigabana Afurika, byambura u Rwanda intara zarwo nini esheshatu: Masisi, Rucuru, Itombwe, Uvira na Fizi zishyirwa kuri Kongo. Intara za Bufumbira na Mpororo zishyirwa ku Bugande. Aka ni akarengane ka mbere abazungu baduteye kakinafite ingaruka no muri iki gihe. Icya kabiri ni uko nta gihugu amateka yahinduwe uko atari kandi akigishwa nabi nk'u Rwanda, bigatandukanya abanyarwanda ku buryo bukomeye. Mu myaka irenga 60 hagati y'1900 n'1962 u Rwanda ruhabwa icyitwa ubwigenge. Abakoloni n'abamisiyoneri bari bamaze guhindura imitekerereze, imyumvire n'imibanire yose y'abanyarwanda muri iyo myaka irenga 60. Igikomeye ngira ngo mufate nuko irondabwoko ryateye Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda atari akarande, ntiryahozeho iteka. Rifite igihe ryatangiriye n'abaritangije. Ryatangijwe n'abakoloni n'abamisiyoneri baryigisha abanyarwanda bize mu mashuri yashinzwe nabo. Niho abanyarwanda bavomye irondabwoko ryabyaye politike y'urwango n'ingengabitekerezo ya Jenoside yatangijwe na Parimehutu na Prosoma kuva mu mwaka w'1957. Dore uko abazungu bivugiye uko basanze u Rwanda rumeze, ndabaha ingero ebyiri mu byo banditse. Igitabo cy'umupadiri witwa Albert Pages, ni umupadiri wageze mu Rwanda mu mwaka w'1908, aba cyane cyane ku Nyundo.
yanditse igitabo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatatu mu gifaransa yise un royaume hamite au centre de l'Afrique. Un royaume hamite au centre de l'Afrique. Dore uko avuga mu ncamake uko basanze u Rwanda rumeze n'abanyarwanda babana. Ati mbere y'umwaduko w'abazungu abanyarwanda bemeraga badashidikanya ko igihugu cyabo cyari ihuriro ry'isi, ko ari cyo cyari gikomeye ku isi kandi ko ari cyo cyari cyarateye imbere ku isi yose. Kuri iyi myemerere hiyongeraho ubumwe bwabo bushingiye ku rurimi rumwe ruvugwa hose mu gihugu rukoroshya imibanire y'abanyarwanda. Hari kandi ubumwe bushingiye ku muco rusange no ku mibereho y'ubuzima bwite bwa buri munyarwanda mu mibanire yabo no mu mikorere yabo hagati y'abatuye igihugu bose, baba abakire cyangwa abacishije bugufi, bigasozwa n'ubumwe burangwa no kwemera Imana imwe bahuriyeho. Murumva uburyo mw'interuro ntoya cyane ihame ry'ubumwe bw'abanyarwanda rigaruka uko abazungu barisanze. Urundi rugero rwa kabiri nanone ni igitabo cy'umupadiri Chanoine Louis de Lacgère cyitwa Le Rwanda ancien et moderne, cyo yacyanditse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatandatu. Numva ni kera. Aravuga ati bakavukire batuye iki gihugu biyumvamo ko bagize umuryango umwe w'abanyarwanda, biyumvamo ko ari nawo wahaye izina igihugu cyabo. Iyi myemerere inagaragarira mu mibereho yabo ya buri munsi yo kuba bafitanye igihango n'aho batuye, bitari mu ngo zabo gusa, muri komine cyangwa province yabo, ahubwo ku gihugu cyose aho kiva kikagera. Bakaba banumvira umwami wabo bahuriyeho. Gukunda igihugu cyabo kwabo kugaragarira mu buryo bemera kandi bubaha ubuyobozi bw'igihugu cyabo. Uwo ni Chanoine Louis de Lacgère, mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatandatu. Kuba abazungu barasanze iri hame ry'ubumwe kandi bari bazanywe no kwigarurira u Rwanda no kurutegeka, byatumye bashaka uburyo bwo gusenya ubumwe bwarangaga abanyarwanda. Batangiza gahunda yo kwemeza ko abanyarwanda atari bamwe. Nabyo bifite igihe byatangiriye n'uburyo byakozwemo. Abazungu ba mbere b'abapadiri bera bageze mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda bahawe umusozi wa Save kuwushingaho paruwasi ya mbere. Hanyuma babyumvikanyeho n'abakoloni bazanye mu Rwanda umuntu w'impuguke mu miterere y'abantu, anthropologie, w'Umudage witwa Dr. Jan Zekanowski. Ntabwo uyu muntu azwi cyane ariko afite ikibazo yaduteye gikomeye. Dr. Jan Zekanowski yari asanzwe ari umushakashatsi muri kaminuza ya Berlin mu Budage. Yageze mu Rwanda ku itariki 15 z'ukwa gatandatu 1907, ahava kuri Noheli 1907. Bivuze ko yamaze amezi 6 mu Rwanda gusa. Ariko muri ayo mezi 6 mu Rwanda yanditse inyandiko y'ibyo yabonye buri munsi yise Journal de Voyage. Journal de Voyage mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na karindwi ni ukuvuga ibyo nabonye mu rugendo rwanjye. Yemeje ibi bikurikira bitatu. Icya mbere, ko abatwa bafite uburebure bwa metero 1 na santimetero 61. Abatwa bafite uburebure bwa metero 1 na santimetero 61. Ngo bakaba aribo baturage kavukire. Icya kabiri, ko abahutu bafite uburebure bwa metero 1 na santimetero 67. Bakaba bakomoka ku bwoko bwitwa Bantu buva muri za Kameruni n'ahandi. Icya gatatu, ko abatutsi bafite uburebure bwa metero 1 na santimetero 80. Ngo bakaba ari ubwoko bw'imfura budafitanye inkomoko imwe n'abandi birabura, ngo ahubwo bakaba bafitanye isano n'Abarabu bo mu Misiri. Mwumva umuntu maze amezi 6 mu Rwanda ashenye ku buryo bukomeye ya myemerere bagenzi be bari barasanze mu Banyarwanda. Guhera ubwo rero iyo ugiye mu bushakashatsi usanga abazungu bahise bahimba ibinyoma bishingiye ku irondabwoko, bandika kuri buri cyiciro cy'Abanyarwanda, bagira imiterere ishingiye ku irondabwoko baha buri cyiciro.
ngiye kubaha ingero kugira ngo mwumve uburyo uku gutanya abanyarwanda byahawe uburemere bukomeye. Reka ntangirire ku buryo bise umututsi. Umwaka ku wundi mu ngero 1925, umva ni kera, 1925, uko turaha nta n'umwe wari waravutse. Uwitwa Briez yanditse avuga ko umututsi afite imico yihariye itandukanye n'iy'abahutu. Umututsi afite imico yihariye itandukanye n'iy'abahutu. Mu mwaka w'1930 witwa Derivo, Gati na Pages bandika ko umututsi afite isura y'abami bo mu Misiri bitwa abafarawo, basubiyemo bimwe bya Zekanovski. 1930 Derivo n'uwitwa Iberti ndetse na Hosiner barandika ngo umututsi azi ubwenge ariko ni indyarya kandi ntavugisha ukuri. Uwitwa Mayes 1942 yandika ati umututsi afite ururimi rwe gakondo yihariye avuga iyo yiherereye. 1942 witwa Sandrar ndetse na Paternostre bisubiramo mwaka wa 1972 barandika ngo umututsi ni gashaka buhake. 1948 abanditsi babiri witwa Maclean n'uwitwa Jerkins barandika ngo umututsi ni muremure kandi afite izuru rirerire. 1955 Sandrar ati umututsi arirata kandi yavukiye gutegeka. 1972 Paternostre ati umututsi ni umuhezanguni, ni gashaka buhake kandi arwanya Kiliziya Gatolika. Urugero rwa nyuma 1987 witwa Logiste ati umututsi uretse isura y'uruhu nta kindi ahuriyeho n'abandi birabura. Mufate gusa muri rusange izi nyito bagiye bitirira umututsi, muraza kumvaho ryaronda bwoko ritera jenoside rituruka. Bageze rero ku muhutu, karifikatifu bamuhaye n'izi ngizi. 1930 witwa Mathieu ati umuhutu ni umunebwe, ntagira umuco kandi ubwenge bwe ntiburakanguka. Uwitwa Derivo nafasha abanditsi bamwe uko bagiye bandika kwibigira. Witwa Derivo 1930 ati umuhutu yavukiye gutegekwa kandi ntagira uburanga bwiza. Pages 1930 umuhutu ni mugufi akagira ingufu ariko akabura ikinyabupfura. Sandrar 1942 umuhutu yikundira amahoro no guhinga ariko ntiyitabira vuba amajyambere kandi arashukika. Ierno 1954 ndetse na witwa Dohech 1964 bati umuhutu akunda kwiheba, kutigirira icyizere, bigatuma yita abana be amazina yerekeye ku Mana. Dohech 1964 ati umuhutu akunda gutegekwa. Hosiner na Jechi 1968 umuhutu ni nyamujya iyo bijya. 1970 witwa Gislain umuhutu akora bya cyana kandi ntareba kure. Logiste 1987 umuhutu ni mugufi, afite izuru n'iminwa minini, aturuka mu bwoko bwa Bantu, icyiza cye nuko yikundira ababirigi na Kiliziya Gatolika. Noneho ku mutwa ntibamuvuzeho byinshi ariko harimo bitatu. Witwa Derivo 1927 yanditse ngo umutwa asa n'inguge. Daye witwa Daye mumbabarire. Ahubwo Derivo 1930 yaranditse ngo ubwoko bw'umutwa bwaranduye kandi atekereza bugufi. Witwa Jardin 1963 ati umutwa ntahuje amaraso n'abahutu n'abatutsi, ni igikuri gitunzwe no guhiga no kubumba. Irironda bwoko rikomeye nshobora gutanga ingero nyinshi zirenze izi, ryambura agaciro abanyarwanda ribitirira uko batari, ribacamo ibice, bamwe ribatera complexe, abandi ribagira ibitangaza, niryo abazungu bigishije abanyarwanda bahereye mu mashuri bayoboraga cyane cyane ayisumbuye,
kandi amashuri yose nibo bayashinze guhera mu mwaka w'1929 hashingwa ishuri rya Groupe Scolaire Butare rigahabwa abafurere b'urukundo b'Ababiligi bo muri diocese ya Gand kuriyobora. Iyi complexe niyo Kayibanda na bagenzi be, niyo Habyarimana na bagenzi be bafasheho umurage, barayemera aho kuyikosora ngo ironda bwoko barite ku ruhande, bubake u Rwanda rwa bose. Mu mwaka w'1957 hari itsinda ry'Abanyarwanda ryari mu rwego bitaga inama nkuru y'igihugu, kandi bari bahuje ibyiciro byose, babonye ububi bw'ironda bwoko ry'abakoloni. Noneho bishyira hamwe bakora inyandiko bohereje Ababiligi bise mise au point, nko kuvuga ngo ibikwiye gukorwa, ibikwiye gukosorwa, ibikwiye kwerekanwa, mise au point. Bayisohora ku itariki 22 z'ukwa 2 1957. Basabaga Ababiligi ibintu bine by'ingenzi bikurikira. Icya mbere, gushyiraho gahunda yo guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage bose. Icya kabiri, gukuraho irondabwoko hagati y'abazungu n'Abanyarwanda, kuraho ivangura no kutareshya hagati y'abazungu n'Abanyarwanda. Icya gatatu, mu burezi, gushyiraho kaminuza mu gihugu, kuko icyo gihe hariho amashuri yisumbuye, gushyiraho kaminuza mu gihugu. Icya kane, guha umwami n'inama nkuru y'igihugu ububasha busesuye mu miyoborere y'igihugu nk'uko yabuhoranye mu muco gakondo w'u Rwanda. Muri make, iyi nyandiko mise au point yasabaga ubutegetsi bwa gikoloni guhindura imikorere. Abakoloni ntacyo bayivuzeho, bahisemo ahubwo gushinga no gushyigikira irindi tsinda ry'Abahutu, baryumvisha ko bazarifasha kuvana Abatutsi mu nzego zose no gushyira Abahutu ku butegetsi, bagakorana n'Ababiligi. Abamisiyoneri b'abazungu iri tsinda barihaye Gregoire Kayibanda kuriyobora, barifasha kwandika inyandiko isubiza mise au point ibitekerezo byari birimo, aho kugira ngo bari bo bisubirize. Iyi nyandiko rero yaje gusohoka ku itariki 4 z'ukwa 3 1957 mu nyito y'Igifaransa ngo Note sur l'aspect social du problème racial au Rwanda. Note sur l'aspect social du problème racial au Rwanda, nko kuvuga ngo inyandiko ku mibanire irebana n'ikibazo cy'amoko mu Rwanda. Itariki 4 Werurwe 1957. Iyi nyandiko yashimaga Ububiligi kandi ikabakuraho ibibazo byari mu Rwanda, ikabishyira ku Batutsi, ikavuga yuko isura y'ibibazo biriho ntabwo byaterwaga n'ubukoloni, ahubwo byaterwaga n'ubusumbane bw'amoko hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Bakavuga ko muri rusange Abatutsi aribo ntandaro y'ikibazo cy'ako karengane, kandi ko aribo bateye akarengane Abahutu. Inyandiko yashyizweho umukono n'abantu 9, 6 muri bo bari barize mu seminari, abenshi bakora muri diocese ya Kabgayi, kandi 7 muri bo bavuka Igitarama muri prefecture imwe, no kuvuga agace kamwe. 2 bonyine nibo bavukaga i Butare, Yozefu Habyarimana Gitera n'uwitwaga Isidore Nzeyimana, abandi n'abi Kabgayi. Iyi nyandiko rero abayobozi ba Kiliziya Gatolika b'abazungu nibo bagize uruhare mu kuyandika, bayisinyisha aba bantu. Ingengabitekerezo mbi iri muri iyi nyandiko ya manifesto y'Abahutu, kugira ngo ihabwe imbaraga, Musenyeri Perodin wari umusenyeri mukuru mu Rwanda yanditse ibaruwa y'igisibo, yiswe ibaruwa y'igisibo ku itariki 11 z'ukwa 2 1959, isubiramo ibitekerezo by'iyi nyandiko ko ubusumbane buriho mu Rwanda buterwa n'Abatutsi bigaruriye inzego zose. Kugira ngo inyandiko ihabwe imbaraga ya Musenyeri Perodin, yananditse amabwiriza, yayahaye amabwiriza nimero 20 directive, amabwiriza agenewe amashuri, ba diregiteri b'amashuri. Muri abwiriza nimero 20 yabwiraga abadiregiteri bose b'amashuri yisumbuye ko ibikubiye mu ibaruwa ye y'igisibo bigomba kwigishwa amashuri yose, kandi abana b'abanyeshuri bakajya bayihabwamo umukoro, homework, devoir à domicile,
kugira ngo ibitekerezo birimo bibajyemo bagahabwa homework devoir à domicile. Bwari uburyo bwo gutegura urubyiruko nkamwe kwitabira izo mpinduka nshya ariko mbi zo kwigizayo abatutsi, kubica no kubakura mu gihugu. Perezida wa Prosoma Joseph Habyarimana Gitera yasohoye inyandiko nyinshi ziteye zityo. Ishyaka rya Parmehutu naryo niko ryabikoze, ndetse ayo mashyaka yombi akerura agakoresha politike yemeza ko abatutsi bakwiye kuvanwa mu butegetsi, badakwiye kuvanwa mu butegetsi gusa, ahubwo ko bagomba no kwirukanwa mu gihugu cyose ndetse bakanicwa. Bityo ivangura, urwango n'ubwicanyi ku batutsi bishyirwa muri politike no mu buzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda biyobowe n'Ababiligi. Uwo murongo niwo Kayibanda yatangije ashinga ishyaka rya Parmehutu ku itariki 25 Nzeri 1959. Yabivuze muri aya magambo nk'uko igitabo cya Sixbert Musangamfura kibivuga. Kivuga ko Kayibanda yabitangaje muri aya magambo ati: ishyaka rya Parmehutu rirareba inyungu z'Abahutu. Kuvuga ntabwo rireba inyungu z'Abanyarwanda bose, rireba inyungu z'Abahutu. Noneho akavuga n'impamvu, avuga ko Abahutu barakandamijwe, barasuzuguwe, barapyinagajwe n'Agatutsi w'umuvamahanga. Avuga ko Gatutsi ntabwo ari umunyarwanda, agizwe umuvamahanga wakandamije Gahutu. Ati Gatutsi wigabije igihugu. Numva bari muri ya myumvire y'abazungu nababwiye mu kanya. Kayibanda ati tugomba kubura umuriro rwa rubanda nyamwinshi, tugomba gusubiza igihugu bene cyo, igihugu ni cy'Abahutu. Aha dutangiye akaga gakomeye cyane, kuvuga ko igihugu ari icya bamwe abandi si icyabo. Utangiye ari uwo murongo wa politike w'ishyaka rya politike. Nyuma y'ukwezi n'igice Kayibanda atangaje uwo murongo w'ishyaka rye, ikinyamakuru cy'iryo shyaka Parmehutu yari ifite ikinyamakuru cyitwaga Jyambere. Jyambere nimero ya 3 yasohotse ku itariki 17 z'ukwa 11 1959. Numve ndagiye n'umwaka kundi 17 z'ukwa 11 1959. Jyambere yaranditse ngo niba abatutsi bakomeje guturana n'Abahutu bazatsembwa. Numva ijambo gutsembwa riraje muri politike y'ishyaka ririho mu gihugu. Uwo munsi ku izo tariki 17 z'ukwa 11 ni nabwo hasohotse inyandiko ya Parmehutu yagenaga politike yayo, yavugaga ngo icyatuma hagerwaho amahoro arambye mu Rwanda. Bakagaragaza ingingo nyinshi. Nk'izo ngingo icyo bagaragazaga ko abatutsi bakwiye kuvanwa mu nzego zose z'imirimo ya leta no mu mitungo yabo, kandi birakorwa koko. Kugira ngo ubukangurambaga bwinjire mu bantu benshi no mu rubyiruko, Parmehutu yanashinze itorero, nk'uko benshi muri mwe mufite amatorero mubarizwamo, cyangwa korali. Bashinze korali bise Abanyuramatwi, bakuru barayizi. Iyo korali y'Abanyuramatwi rero yigishaga ikamamaza iyi ngengabitekerezo y'irondabwoko navugaga mu kanya, ko igihugu ari icy'Abahutu, ari icy'Agahutu. Urugero, indirimbo imwe yitwaga Turatsinze. Igitero cyayo abana batozwaga mu ishuri nk'uko Musenyeri Peruderi yabyanditse, cyaravugaga ngo Gahutu aho uri hose vuza impundu, impaka zirashize, u Rwanda rubonye bene rwo, ganza Gahutu nta mpaka, Rwanda ni yawe. Numva abana batangira kwigishwa ko u Rwanda ari urwa bamwe, ni urwa Gahutu, umututsi ni umuvamahanga, uwo mwana azakorera ibyo bitekerezo bimurimo nta kindi. Mutekereze rero ko guhera mwaka w'1957 benshi bakora ikosa ryo kwibeshya ko byatangiye muri 1959. No, 1959 kwabaye gushyira mu bikorwa iyo politike, ariko intangiriro yayo iri muri 1957. Umwana guhera uwo mwaka wigishwaga ibyo kugeza muri 1990 nta kindi yari kuba. Ari no mpamvu inkotanyi zavutse kugira ngo zize guca ururwango, irivangura, ukugutanya Abanyarwanda. Inkotanyi rero zitangije urugamba rwo kubohora igihugu ku itariki ya 1 Ukwakira 1990, rwabaye urwitwazo rwa leta y'u Rwanda yo gukaza gahunda yo kwigisha urwango no gutsemba abatutsi. Noneho babishyiramo imbaraga nyinshi, bakoresha inzego zose. Ngiye kubaho urugero rw'itangazamakuru rya leta, urugero rumwe gusa. Ikinyamakuru Imvaho cyari ikinyamakuru cya leta. Imvaho nimero 868 yasohotse ku itariki 12 Ugushyingo 1990. 12 Ugushyingo 1990. Mereka ko abajya bahakana ko jenoside itateguwe cyangwa
yaje ari nk'impanuka. Murabona ko muri 90 ngiye kubaho urugero rumwe gusa rw'itangazamakuru rya leta. Imvaho yanditse inyandiko yavuga ngo uruhare rwa MRND mu kurwanya abanzi b'amahoro, uruhare rwa MRND mu kurwanya abanzi b'amahoro. Bakandika bati Abanyarwanda bose bazi ko u Rwanda rwatewe n'abanzi ku itariki ya 1 Ukwakira 1990. Izo nyangarwanda ziyita inkotanyi zavuye i Bugande zigamije gutsemba no kutwambura ibyiza twazaniwe na revolisiyo yo muri 59. Mu gutera bashaka kwica imbaga nyamwinshi, abo banzi bibeshye cyane ku butwari bw'ingabo z'igihugu no ku bujijuke bw'Abanyarwanda. Intambara Abanyarwanda barwana n'umwanzi wavuye mu Bugande ntiyigeze irangira kuko uwo mwanzi akitubereye ku butaka. Niyo mpamvu tugomba kumuhashya tukamusubiza aho yaturutse. Muri inyandiko ngufi cyane mfashe, ingengabitekerezo itegura jenoside murayumvamo mu buryo bweruye. Umututsi n'abagize FPR bose baritwa amazina batesha agaciro ko ari abanzi b'u Rwanda, ni inyangarwanda, ni abagande. Noneho abahutu bagahamagarirwa gushyira hamwe bakica bagatsinda izo nyangarwanda, ni ukuvuga abatutsi. Hano harimo umugambi wa jenoside weruye rwose muri 90. No mu ngabo z'igihugu uru rwango rwinjijwemo, ndetse abasirikare baba ku isonga yo kurwigishwa no kurukwizwa, bitangijwe na Perezida Habyarimana ubwe. Tariki 9 Ukuboza 1991, Perezida Habyarimana yayoboye inama y'abasirikare bakuru mu ishuri rikuru rya gisirikare bitaga SM, ni hariya Kiste ikorera yigira ubu ngubu. Yigaga ku kibazo kigira kiti hakorwa iki ngo dutsinde umwanzi ku rwego rwa gisirikare mu itangazamakuru na politiki. Iyi nama rero yemeje ko hashyirwaho komisiyo yiga strategy yakoreshwa mu gutsinda uwo mwanzi. Komisiyo yahawe Colonel Bagosora kuyiyobora, irangiza raporo yayo iyohereza Perezida Habyarimana. Noneho iyo raporo itangazwa ku itariki 21 z'ukwa 9 1992, ikubiyemo ibintu byinshi ariko iby'ingenzi ni ibi bibiri ngiye kubabwira. Iyi komisiyo y'Abagosora yemeje ko gutsinda umwanzi bisaba kubanza kumenya umwanzi uwo ari we naho abarizwa. Bandika ko umwanzi arimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere n'uwo bise ennemi principal, umwanzi w'ingenzi. Bakavuga ko umwanzi w'ingenzi, mu byumve neza, umwanzi w'ingenzi ni umututsi wese, umututsi wese wo mu gihugu imbere cyangwa uri mu mahanga utarigeze wemera revolisiyo muri 59. Bako bashyizeho nka kondisiyo yo kuvuga ngo umututsi wemeye revolisiyo y'abahutu we ntabwo ari umwanzi, ariko undi mututsi wese n'umwanzi yaba uri mu gihugu cyangwa uri mu mahanga. Icya kabiri, aho agomba gushakirwa, bakahavuga agomba gushakirwa mu batutsi b'imbere mu gihugu, mu mpunzi z'abatutsi, mu ngabo za Uganda, abagabo b'abanyamahanga barongoye abatutsikazi, n'abahutu batishimiye ubutegetsi buriho. Icyo nicyo cyiciro cya mbere cy'umwanzi w'ingenzi. Noneho bakavuga icyiciro cya kabiri, umufasha w'umwanzi, complice de l'ennemi, umufasha w'umwanzi. Bati ni umuntu wese umuha ubufasha ubwo ari bwo bwose, umuntu wese umuha ubufasha ubwo ari bwo bwose. Ni ukuvuga ko hano ingabo z'u Rwanda zemeje ko undi munyarwanda wese ufasha umututsi mu buryo ubwo ari bwo bwose abaye umwanzi, nawe ugomba guhigwa no kwicwa nk'uko abatutsi bagomba kwicwa. Ari nacyo kibumvisha impamvu n'umuhutu wafashije umututsi muri 1994 muri jenoside atababariwe, nawe yatsembwe, nubwo ataziraga ubwoko bwe. Aha rero naho hakurikiye noneho inyigisho z'ubukangurambaga mu baturage. Urugero rumwe nibwo Leo Mugesera wari umwarimu muri kaminuza, akaba yari n'umujyanama mu bya politiki mu ishyaka rya MRND, akaba yari na vice perezida wa MRND muri perefegitura ya Gisenyi, mwumve urwego yari ariho. Yoherejwe ku Kabaya mu karere ka Ngororero ubu ngubu muri perefegitura Habyarimana nka perezida yavukagamo, ajya gutangiza ubukangurambaga bwo kwigisha uru rwango rugenewe umututsi. Yagiye ku itariki 22 z'ukwa 11 1992, agenda ari nk'umunyapolitike mukuru wa MRND, ntiyagiye nka Mugesera nk'umuntu ku giti cye. Dore uduce tumwe tw'ibyo yababwiye, mwumve uburyo ijambo gutsemba rigaruka.
ati mu gihugu cyacu hari inyenzi zohereje abana bazo ku rugamba gufasha inkotanyi. Ni kuki tudafata abo babyeyi tukabatsemba? Ni kuki tudatsemba abo bantu bose bohereza abana babo mu nkotanyi? Umuntu wese mubonye muri serire yanyu mutamuzi mugomba gukurikirana mukamumenya. Mwasanga ari icyitso cy'inyenzi mukamutsindaho nta rubanza. Mperutse kubwira umuyoboke wari unyiraseho ko ari mu ishyaka rya PL, nti ikosa twakoze muri 59 nubwo nari nkiri umwana nuko twabaretse bagahunga igihugu ari bazima. Mu minsi itarambiranye, ubwo nibwo butumwa shoreje uti mu minsi itarambiranye tugiye kubasubiza iwanyu tubacishije muri Nyabarongo nk'inzira y'ubusamo. Mwibuka abapadiri ibyo bandikaga ko abatutsi bakomoka mu Misiri. Mugesera ati tugiye kubasubiza iwanyu, abisubiyemo mu 1992. Arashoje ati mu minsi itarambiranye tugiye kubasubiza iwanyu tubacishije muri Nyabarongo nk'inzira y'ubusamo. Ati ngibyo tugomba guhaguruka tugakora. Mugesera amaze gutangaza ubwicanyi, Minisitiri w'Intebe yari Dr. Dismas Nsengiyaremye yasabye Minisitiri w'Ubucamanza w'icyo gihe Stanislas Mbonampeka gukurikirana Mugesera, ariko Mbonampeka ntiyabikora. Birakaza rero izindi ntagondwa zabyumvaga kimwe na Mugesera, bituma bashinga icyo bise komite mpuzabitekerezo yo gushyigikira Mugesera. Komite mpuzabitekerezo yo gushyigikira Mugesera. Noneho bandika ibaruwa tariki 30 Ugushyingo 1992. Nyuma y'iminsi 8 Mugesera avuze rya jambo, bandikira Minisitiri w'Intebe bamubwira ibingibi bati tumaze kubona ko mushinja Mugesera rero kuba arwanya ibyitso kandi ibyitso tugomba kubitsemba, tumaze kubona ko ibyitso abakunda u Rwanda bashaka ko birimbuka, ubibavuga ibyitso baravuga umututsi, turasanga Mugesera rero atagomba kuzira ibyo yavuze. Turabasaba gukuraho bidatinze icyemezo cyanyu kigamije gutoteza Mugesera rero. Turabasaba kumenyesha abanyarwanda bose imyitwarire udashyigikiye ibyitso agomba kugira ngo rubanda batazashirira mu buroko bazira kuvuga ko barwanya ibyitso by'inyenzi. Abasinye inyandiko ni abantu batoroshye, ni abantu bakurikira Ndangari Christophe, Ibambasi Antoine, Ribanje Felicien, Nyamwigendaho Charles, Rushemeza Thomas, Mukakayange na Maria. Uwari ubayoboye Ndangari Christophe yari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Uburezi, yaranaba yagiye ahabwa imirimo ikomeye muri Minisiteri y'Uburezi. Mwumve rero ushinzwe uburezi ku isonga atekereza atya, mwumve aho igihugu kiba cyageze, mwumve n'urwango ruba rwigishwa abana n'abanyeshuri. Bahaye kopi Perezida wa Repubulika, Minisitiri w'Intebe ubwe niwe bari bandikiye, ndetse n'abaminisitiri bose ntawigeze abamagana n'umwe. Urubyiruko rwacu rero ngubwo bumwe mu buryo bwakoreshejwe mu gukwirakwiza ingengabitekerezo y'urwango mu rubyiruko, yatumye hari urubyiruko rwinshi rwishora muri jenoside kubera gushukwa n'abakuru babi. Nimwigire ku mateka, murinde icyashaka cyose kubasubiza muri uru rwango rworetse u Rwanda. Ni nacyo nanzuriraho, kuko iyi myaka 37 kuva muri 57 yangije abanyarwanda cyane cyane urubyiruko ku buryo bukomeye. Niyo urebye abateguye n'abakoze jenoside, harimo benshi bari bataravuka muri 59 cyangwa se bari bato nk'uko Mugesera byivugiye, na benshi bari bakuru muri 59 ntibigeze bamenya ubutegetsi bw'umwami ngo wenda bavuge yuko hari ikintu kibi abatutsi baba barabahemukiye. Nta handi rero bavanye uru rwango uretse mu burere bahawe mu ngo no mu mashuri bizemo no muri politike mbi bigishijwe, nibyo byatumye bishora muri jenoside bakayemera. Ndasoreza ku ngero nkeya mbahaza abantu muzi baruharwa bagiye bakatirwa n'inkiko. Hafi ya bose y'abantu bateguye jenoside bakayishyira mu bikorwa bari bafite hagati y'imyaka 30 na 34, majorite hagati ya 30 na 34, nubwo bayikoze harimo bari bafite munsi y'iyo myaka. Dore ingero zimwe na zimwe kugira ngo mwumve uburemere bw'ibi bintu tugomba gukomeza gukosora. Uwitwa Arsène Shalom ntaho bari, yari umuhungu wa Nyiramasuhuko yakatiwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha, n'umugore we Beatrice Munyenyezi yakatiwe nawe n'inkiko z'u Rwanda avuye muri Amerika. Bakoze jenoside bafite imyaka 24. Ni abantu bavutse mu mwaka wa 1970, imyaka 24 baba baruharwa.
abandi bajenosideri nka Padiri Seromba washenye kiliziya ya Nyange yakoze jenoside afite imyaka 31, yavutse mu mwaka wa 1963. Obedi Ruzindana wakoreye jenoside ku Mugonero yari afite 32. Liyetoni Manishimwe yoboraga abasirikare muri Cyangugu yari afite imyaka 33. Professeur Vincent Ntezimana wari umwe mu barimu ba kaminuza bigisha physique yari afite imyaka 33. Kajuga Robert umuyobozi mukuru w'interahamwe ku rwego rw'igihugu yari afite imyaka 34. Padiri Rukundo Emmanuel wishe abatutsi Kabgayi yari afite imyaka 35. Reka ndekeraho, izo ngero ni nyinshi rwose. Abari bakuze muri aba bantu nazo ni ingero muzi. Wari ukuze ni Nyiramasuhuko. Nyiramasuhuko muri 59 yari afite imyaka 13. Niba twavuga ko wenda hari icyo yaba yaramenye kubwo butegetsi bw'icyo gihe. Bagosora yari afite imyaka 18. Mateo Ngirumpatse yari afite imyaka 20. Sindi kubwa afite imyaka 31. Mwumve ko aba bantu bangiritse mu myaka yabo mito ari urubyiruko babikuriyemo, nubwo bize bakaminuza muri za kaminuza. Amashuri twiga nayo rero agomba kuduha ubumuntu, ntitugomba gutakaza values, indangagaciro. Nicyo kintu gikomeye. Agira ngo nsoreze aha ngaha, dukunde duha umwanya panel ariko munatekereza kuri izi ngingo. Iki kiganiro ni ngombwa kuko gifasha kumenya gucukumbura no kumva neza aho twavuye n'uburemere bw'ingengabitekerezo, kuko hari abatarayirekura. Hari n'abana n'urubyiruko rwumva ko iyi ngengabitekerezo ya base na basokuru bashobora gukomeza kuyirengera no kuyikurikirana. Muramenye rero mubyirinde. Umusaza Rugamba yaririmbaga ati ntumpeho, namwe mujye mubyumva muhangane nabyo ntibakabaheho. Murakoze. Namwe mujye mubyumva muhangane nabyo ntibakabaheho. Murakoze.